biranezereje Imana ibaheza ugiye gukora iki ubu ngiye kudandaza amafi ndadandaza amafi n'inyama ndazikatagura ubushaka wanakona ibihe byiza aho dukurikirana imirongo migari igiye itandukanye kuri 550 ndetse no kuri Kigali 250 Neza TV show ndetse na Keza TV show cyo mu 550 Enon TV nizere ko mumeze neza cyane neze ko mwabasha gukora subscribe like na comment aho hose tugenda duhurira mu bice bigiye bitanga ni giti pasi songa cyatanga tuzakanza mu birishamwe byabuze mavuta y'abadebe cyangwa gahankananiye abagunnye nimba kwitegeza neza ku cyapa kiri inyuma yanjye handitseho akarere ka Kirehe umurenge wa Mahama akagari ka Munini igicumbi cy'inteko y'umudugudu wa Ruhondo so kano kanya ntandi ndi hano hafi y'inkambi hari umuntu hanze wifuje gufasha umudamu uri mu nkambi mu gihe yabaga mu nkambi yaravuze ati mu gihe akiva mu nkambi ko yabaga muri iyo nkambi arangije afata yabonye okazo yo kujya hanze y'igihugu aravuga ati ntago nanirwa kwibuka bene wacu nasize mu nkambi umuntu aba muri Amerika aravuga ati ngewe nanjye kansabire inkunga nasizeyo n'umama ufite umwana abanga nta buzima abayeho nabi acuruza amafi acuruza imineke acuruza utuntu turi aho nganyine duciriritse so yavuze ati nyamuneka nanjye ku nkunga yanjye ntago nabura icyo nakora nabura icyo nafasha umubyeyi nk'uyu nguyu cyane ko twabanye igihe kitari gitoya mu nkambi hano Mahama so tugiye kugenda tugereyo turebe ko byifashe tubibuza yuko uwo muntu kugira ngo amuhezwe abe yamusabira kuba yabona amafaranga aciye ku muganga nawe turaza gushaka nimero ye tuyishyire kuri screen kugira ngo n'abafite ibibazo bigiye bitandukanye agende abafasha kuko ibyo agiye gukora yatubwiye ati mumanuke mugende mugereyo ahantu hari ibitare byinshi cyane sinzi ko bahita ariko ni mu Mahama imbere umanutse kukagera so abahazi barahazi muraza kubona amashusho menshi cyane ahahereye kugira ngo abahazi babyibuke neza cyane ngo utaza kubyibuka nyine aba yarahavuye kera cyangwa se uza kubyibuka nawe araza kumenya ibyo ari so tugiye kugenda tugereyo tuvugana na muganga akore ibyo yemeye kuko yambwiye ati genda ugere nge sindabonetse kuko birabuze kuba ngombwa yuko njyana na muganga kugira ngo aze kubikora ahari yambwiye ati nta kibazo ngenda aza kubikora ntahari genda nugerayo uraza kumisha ku murongo wa telefone tugiye kugenda tugereyo aho duherereye ni mu karere ka Kirehe murenge wa Mahama tugende tugereyo turebe ko byifashe twagiye so kanizere ko mukumva neza cyane mwese mudukurikirana umunsi twahereye kure tuza tugenda dutembera ariko kano kanya uwo wari badutumyeho turamubonye ariho ari gucuruza badutumye tujyavuga ati acuruza hano amafi acuruza imineke acuruza ibintu bitandukanye hano ahantu bahita ku rutare haba hari abantu benshi cyane baje koga baje kumva abahumbezi aho bari gutembera bavuga bati reka twimare ubushyuhe buri hano kwa hano ni impande nimbari bahita Kivu harya akagera yose yes hano Mahama ahantu hari akagera kaba karimo inyamaswa zitandukanye hamwe n'amafi ariko uruhande baba harireho nta mafi nta nyamaswa zaza zihari niyo mpamvu rero tugiye kumwegera tumugereho kugira ngo umuntu dutumye ese koko byifashe bite ubundi twadusanga tugenda tujyanye na muganga ako muganga uyu munsi ntabwo twajyanye atubwiye ati nimuhagera mumpamagara ngenda ndakora ibyo ngomba gukora ibindi muhereza ibyo bamusabiye kuko ntago ari wabisabye bisabiwe n'undi muntu uri hanze igiye gusohoka twagiye tumugereho ari hano imbere tumuganirize muri icyo migiye mukore subscribe like na comment biganiro tujya duhuriramo ukurikirana Kigali 250 ukurikirana Keza TV show ukurikirana no kuri 550 Neza TV show cyo muri 550 ndetse na Keza Neza TV show navuze Keza TV show inshuro nyinshi cyane bakunda kubigereranya kandi bidahura Mbere umeze neza amakuru meze neza cyane uri muracuruza ako ndabona ibintu bimwe byaheze okay tubwire amazina batubwiye nimba ariyo koko amazina yawe nayahe amazina yanje nitwa Mukeshimana Joella okay uri gucuruza amafi imineke aka amafi ashobora kuba yaheze kuma ntayo ndi kubona ngari kamera ngari okay
ntabwo biba byoroshye. So ni ukuvuga ngo rero ni ubutumwa baduhaye kugira ngo tubukugezeho. Yego. Hari umuntu mwabanaga hano mu nkambi arangije agira okaziyo yo kujya hanze y'igihugu. Aravuga ati nyamuneka hari icyo nafasha umuntu nasize Joella hano mu nkambi kuko nawe nubwo abayeho ariko ntabwo abayeho neza cyane. Aravuga ati reka nzamusabire ubutunzi ku muganga. Avuga ati nayo nanjye muhereza ubutunzi. Ubwo rero navuganye n'umuganga bavuganye arambwira ati nugeraho abari kuko yari yambwiye ati uraza kumusanga n'ubundi hano kuri kino kiyaga bagifite ku Kagera. Ubwo rero ndaza kumusanga hano ku Kagera, wowe uze kwifashisha ibasi uza kuhasanga. Urambwiye ngo uze kwifashisha ibasi rero byo tugiye gukora sibyo? Okay, ntacyo twaza iyo basi ngende harayepfo kuko yambwiye ngo hafi y'amazi kugira ngo tuze kubikurikirana neza bize kugenda neza. Uramutse wakire nk'amafaranga yuzuye ino basi wabyakira ute? Naryoherwa cyane kuko yomfasha nkakora imirimo nkazamura urudandazo kuko mfise n'agatahe gato. Okay, nise wenda nko mu bihe bisanzwe ubayeho gute kurya abari gute wenda bino mikora bibasha kukwinjiriza? Je mbayeho ncuruza nyene iranyinjiriza nkabona aho guhaha rimwe na rimwe n'igihe mpomba. N'igihomba wenda nko mu gihe wungutse ushobora kuba waranguje wenda nk'amafaranga ngahe ukunguka ngahe? Ushobora kuranguza nk'ibihumbi 10 ugasanga ndakora ibihumbi 2 nk'igihumbi. Okay, ugasanga ukore 2 ukinjizamo igihumbi. Amafaranga ashobora kugufasha hano mu nkambi? Aramfasha. Ndasuma nyene byoroheje kuko umuryango muto. Ariko makuru nafashe hano ibintu by'ibicuruzwa ntabwo bihenze cyane. Nushaka gushyira hano nta kibazo. Ibicuruzwa ntabwo bihenze cyane. Biterwa no kuba waranguye. Ariko mu bisanzwe si cyane gose. Ntabwo bihenze cyane. Okay. Ubwo rero tugiye hamagara umuganga wavuze yuko agomba gutumikira watumye avuga ati muhereza amafaranga. Ubwo nuza kubona iyi basiyuza amafaranga rero ntuze gutungwa nyine ubyakire kuko arabaro yawe uhinduriwe n'iki uhinduriwe ubuzima. So twagiye naramukoze cyane Imana ibahezagire. Okay, so twahageze rero kaduhamagare muganga turebe icyo aza gukora kano kanya. Ndari kumwe n'abantu benshi cyane. Allo? Yego mwana wanjye. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza mwana wanjye. Twari tuhageze hano ku Kagera aho twasanze wa mu mama wari gucuruza wari waciweho na wa mu mama uri hanze akavuga ngo tuzabahereza ubutunzi. Kagere iruhande y'uruzi ku mupaka rwa Tanzania. Hafi ya Tanzania. Hano hakurya ni Tanzania naberekana. Twahageze mwana wanjye. Twahageze. Uwo muntu ndikazi mwamubonye? Twamubonye ahetse n'umwana. Je namugeneye mugombe munyimukoreye kubera ko ibintu byo gutera ingomba gufasha ubwo nshoboye kose mwana wanjye. Yego mwana wanjye. So mwamuhaye ibiki? Muri kumushaka mukorera iki kugira ngo ndebe ko ibyo mugeneye muri muhereze nta kibazo? Nuvuga ngo nyine twahageze yaba tutifite gushyiramo ngo inote imwe. Nakubise inote ya 5 mwana wanjye. Ya 5? Inote ya 5. Komfiti ya 2 ntabwo ya 5 ifite hari 5 sitera. Fata inote 2 za 2 zikirimo. Okay. Neza mwana wanjye. Nabyumvise. Rabia. Minute 2 za 2. Wagisizemo mwana wanjye. Zirimo. Nimba zirimo rero. Fatiye pase muyizunguze.
nimara kwizunguza uwo mwana mu munezeze n'umurundi kazi uba mu nkambi ubuzima bwiwe mbona amenyo biragoye ndavuga nti mumufashe acuruza amafi ibintu bijyanye n'ibyo ngibyo ndavuga nti mumufashe ubutunzi bwa Tanzania bumugere ngo cyo mu Kagera iwe amafaranga ari kuzuzamo iwe mbamukire imbasa y'uburyo amafaranga ngiye gukora urudandaza rero ndarukora neza imba umukire ntunga abana neza yawe gamba umukire none se ubyakiriye gute biranezereje Imana ibaheza ugiye gukora iki ubu ngiye kudandaza amafi ndadandaza amafi n'inyama ndazikatagura ubu ushaka wanakora na company cyane yego cyane ngaho rero katuguseze kwako butangiye kwira hano katugenda tugere Kigali hakiri kare kugira ngo tuze gusurayo amahoro mugenda Imana ibarinde Imana ibahezagire ayo mafaranga rwose uzabyaza umusaruro amafaranga je nzaba umukire ngiye gukora nunguke okay urakoze cyane jyana umwana mararira kuko abadukurikiye nkuko mubibona umubyeyi wari ufite adahagaze aho ahagaze kano kanya ahawe ubutunzi bwuzuye iki ibase ayibonye ku Kagera ibere ku Kagera ntago bisanzwe so Imana ibarinde